kuva uyu munsi rero nimba hari umuntu w'umugome urangwa n'ubugome, ndibaza neza ugiye guhinduka, kuko umugome azabona akaga gakomeye Uwiteka azamuteza, kuko Imana ntabwo izokomeza kurebera ubugome ukomeze. Reka twumve rero tubisome mu ijambo ry'Uwiteka mu Migani 1-3, noneho twumve ubwo bugome ukuntu buzageza abantu kure. Mbere yo kubyinjiramo reka mubwire ngo iyi video ntuyiherane, kanda ho like, utange igitekerezo cyawe, uyisangiza abandi kugira ngo bari mu bugome batabizi cyangwa mu buyobe babivemo. Reka twinjiremo rero turebe, ariko banzu kandi like yo dukomeze turebe. Kumenya ubwenge n'inyigisho no gusobanukirwa amagambo y'ubushishozi nibyo bigomba kukuranga. Ko nimba utabizi byanze bikunze uzakomeza ugira ubwo bugome bwawe umunabi bizakujyane mu irimbukiro utabizi. Kubaho Uwiteka niryo tangiriro ry'ubwenge. Abapfapfa banga ubwenge n'inyigisho bakaba muri ubwo buyobe n'ubugome. Kwakira inyigisho z'imibereho iboneye mu gukiranuka, ubutabera no mu kuringanira ukaba nk'abandi, ntubiyemereho, ntubakorere ibibi, ntubifurize inabi. Mwana wanjye, weho unyumva uyu munsi niko Imana ikubwira. Niba abanyabyaha bagushuka, wibyemera, wikwemera gushukwa n'abanyabyaha. Mwana wanjye, ntukajyane nabo mu nzira zabo, kuko nimbi. Umuntu ukora ubugome, ukora ibyaha, azabona akaga. Barabikora Imana ikabihorera bakagira ngo Imana ntireba. Abashinyaguzi bazageza ryari kwishima mu gushinyagurira abandi. Abapfapfa kandi nabo banga kumva ubumenyi. Turabwira muze mu bwenge, mwumve, mwige, mukanga. Ariko nyuma y'iyi video ndibaza neza ko ubupfapfa bubufasha hasi. Nimwihana mukemera gukosorwa n'Uwiteka Imana, nanjye nzabasukaho umwuka wanjye wera bamenyesha amagambo yanjye. Abanga bose Imana nyine irabihorera ntibamenyira ijambo. Ariko ibaze kuba ufite imyaka 20, 40, 50, 70 yewe n'ijana ukaba utazi ijambo ry'Uwiteka. Twese twakuze ngenda kubwira nagize imyaka irenga 35 yose ntazi ijambo ry'Uwiteka, ariko maze kuribona narakanguze nabose nabagaho cyangwa ntago nabagaho. Wewe uyu munsi ufashe ize ngamba, niba ufite imyaka 20, 30, 40, 50, 70 yose n'ijana, wari wafata umwaka n'umwe ngo wige ijambo ry'Uwiteka uvuge ati umwaka umwe nkaye Imana ishobora byose yandemye, kuki ndi hano, nimva hano nzajya he? Icyo gihe bazampamagara ariko sinzabasubiza, bazashaka kumenya bashishikaye ariko ntibazambona. Niyo minsi turi kwinjiramo. Muri iyo minsi muzashaka gushakisha Uwiteka Imana, bizaba byaratinze. Nibaze ko uyu munsi ureba video ufata ingamba zo gushaka ijambo ry'Uwiteka. Yes, iby'isi biradutwara bikatuyobya, tukaba twagenda tubikurikira, ariko wibuke ko hari Imana. Warasomye ijambo ry'Imana kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Niyo ugiye kunyerera kugwa ngo ugende burundu, uribuka, wibuka aho Imana yagukuye, kuvuga ati Imana aho nkwenda hibuka, reka mugarukire. Kuko banze ubwenge ntibahitamo kubaho Uwiteka, bazarya imbuto z'inzira zabo. Kwa kundi ijambo ry'Uwiteka rikubwira ngo wikora icyaha wijya hariya, ukavuga ati no ndanze ngiye ahubwo ndikurikira biriya nibyo biryoshye nibyo bimeze neza. Imana irakurekare. Imana yaduhaye amahitamo, iguha ijambo, iguha n'amahitamo yawe. Ntabwo Imana iguhitiramo, wihitiramo. Ibyo wahisemo niba ari ibya Satani, Satani azaguhemba. Niba wahisemo ibintu by'Uwiteka, Uwiteka nawe azaguhemba. Uwo wese wumva Uwiteka azatura atekanye, azagira amahoro, nta bwoba n'ibyago. Nukurikiza Uwiteka, nta bwoba nta byago, uzatunganirwa, uture utekanye. Emera amagambo y'Uwiteka Imana, ubika amategeko yayo muri wo mutima wawe, ugira umutima ukunda gusobanukirwa. Niba ubishaka nkuko ushaka ifeza cyangwa ushaka amafaranga, ushaka amazahabu, ibaze uramutse ushakisha Uwiteka Imana nkuko ushaka amafaranga, uyu munsi byagenda gute? Wahita uhinduka ukabishakisha
nk'uko ushakisha ubutunzi buhishwe, yaba twashakaga ijambo ry'Imana iteka tukaryinjiramo, nk'uko dushakisha ubutunzi bw'isi, ifeza, ibyo byose twiruka inyuma, uzasobanukirwa kubaho Uwiteka kandi uzabona ubwenge bw'Uwiteka Imana. Ibyo bintu ntabwo bajya babikwigisha ngo bikwereke bakubwire. Niyo mpamvu ugomba gusoma Bibiliya ubwawe. Bari abapasiteri ibyo basoma biba ari ibyabo Imana yabahaye ku bwabo. Wewe ubwawe ugomba gusoma ijambo ry'Uwiteka kugira ngo umenye impamvu uri hano. Ufate bwa buzima bwawe bw'ubugingo bwawe, ubuzima ufite bukurimo umwuka uhumeka, noneho ubihuze n'ijambo ry'Uwiteka ari wo muyoboro ugenderaho, kubera ko wafashe bwa bwenge Uwiteka yaguhaye, noneho bugufungurire kumenya ubugingo bwawe buri mu ijambo ry'Uwiteka. Niko bimeze. Niryo bantu batakubwira. Kuko Uwiteka atanga ubwenge, mu kanwa ke havamo ubumenyi n'ubushobozi, kubakiranuka kandi bakunda ubutabera kandi bagendera mu gutungana, mu butungane. Umugome w'umubishasha afite ibyago bikomeye Uwiteka niyigaragaza. Nibwo uzasobanukirwa gukiranuka, ubutabera n'uburinganire n'inzira nziza zose, kuko ubwenge buzaza mu mutima wawe. Nusoma ijambo, ubwenge buzaza mu mutima wawe. Imana irabikubwira. Ibi bintu ntabwo babikubwira ngo ubyumve. Bari abantu bagusomera ijambo, nanjye ukubwira ibi ngibi ndakubwira nti ahubwo mbikugijeho kugira ngo wisobanukirwe, wisomere ijambo bwawe. Urabyumva? Ubumenyi buzanezeza umutima wawe. Numara kumenya ubwo bumenyi buzanezeza umutima wawe. Ubushishozi buzakurinda, bukurinde, bugukize inzira mbi. Kubera ko uzamaze kumenya ijambo ry'Uwiteka, umaze kumenya ubwenge, ubushishozi bwawe uzaba ufite ukuye mu ijambo buzakurinda inzira mbi. Uzarebe iyo umaze kumenya ijambo ry'Uwiteka, umaze kurisobanukirwa, umaze kugira umwuka wera, za nzira mbi utangira guca ukubiri nazo, ntabwo ukigendana nazo. Never. Ni ibintu tuzi twese ko biba kandi birikora, kubera ko ijambo ry'Uwiteka ufashe bwa bugingo bwawe wabushyize ku ijambo, noneho ijambo akaba ryo rikuyobora, Imana ari kuyobora. Icyo gihe utandukana nabyo byanze bikunze, kuko ntuzareka inzira z'ubutungane ngo ugendere mu nzira z'umwijima cyangwa wishimire gukora ikibi. Iyo wamenye ijambo ry'Uwiteka, nta na rimwe ushimishwa gukora ikibi, ushimishwa no gukora ikibi, cyangwa ngo wishime kuba wakoze ikibi. Ahubwo iyo ukoze ikibi, umutima wawe uhangana nawe kakahava. Umutima urakurya iteka, ukicuza ukavuga uti Imana natanye, mbabarira ungire ikigongo, ungire ibambe. Noneho ugakomeza ukagenda mu murongo w'Uwiteka. Nanone niko bitsinda. Nakubwira nti rero, ariko abanyabyaha bazacibwa mu gihugu, bazavanwa mu gihugu. Uri umunyabyaha, uri umugome, icyo gihugu byanze bikunze uzakivamo. Umunyabyaha azava mu gihugu nk'uko byamye bimera kera na kare mu isezerano rya kera. Uri umunyabyaha azava mu gihugu, n'abahemu bazarandurwa. Urahemuka, mpemuke ndamuke, ariko Imana ikizagukorera uzarandurwa byanze bikunze. Mwana wanjye, wowe ureba uyu munsi ijambo ry'Uwiteka rikubwira, ntukibagirwe inyigisho zanjye, ahubwo umutima wawe ujye ukurikiza amategeko yanjye, kuko azakongerera iminsi myinshi yo kubaho, imyaka y'ubugingo n'amahoro. Urumva? Ibintu byose mu masengero nta nabikubwira, ni ukubera ko utisomera ijambo ryawe. Dukomeze turebe rero. Urukundo n'ubudahemuka ntibizakuvemo. Uzakomeza ugire urukundo n'ubudahemuka ntibikuvemo, ubihambire ku ijosi ryawe, ubishyire mu mutima wawe, bityo uzabona umuntu n'amahirwe meza imbere y'Uwiteka Imana, kuko Imana ari izatuma unyurana imbere y'abantu ufite urukundo n'igikundiro, kuko wakurikije amategeko n'ubumenyi by'Uwiteka Imana. Kuko Imana izagufasha muri urwo rugendo urimo, ubona ibikugoye byose kubera ko utisobanukiwe. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, kandi ntukishingikirize ubwenge bwawe. Mana, nujya ubona tujya kwishingirira ubwenge bwacu, ujye utugarura, utubature, utwereke dore icyiza. Noneho tuve mu kwiyumva, tuve mu kwizera abantu, tuve mu kwizera no kwiyemera no kwiyumva, ahubwo dukurikize inzira z'Uwiteka, kuko nizo zizadukiranura ibibazo turimo byose. Mu nzira zawe zose
ujye wemera Uwiteka, umwemere wenyine, nawe azatunganya inzira zawe. Kuki inzira zacu duhura n'ibikuta bikatugonga, duhura n'ibintu bikatuzahaza? Nuko dushaka kwitwara ubwacu tutagendeye ku mategeko y'Uwiteka, ugahura na rwa rukuta karugonga, kwikubita hasi, kuzabyuka bigufata igihe. Ariko noneho ubu ngubu uramenye, gendera mu ijambo ry'Uwiteka, rwa rukuta ntaho uzahura narwo, uzarukwepa. Ntukite umunyabwenge mu maso yawe, ahubwo ujye wubaha Uwiteka, uve mu byaha. Ibyo bizabera umubiri wawe kugira imbaraga no gukira, bigere no ku magufa yawe. Imana irakomeye cyane. Niwita ku Uwiteka urushyira imbere, ukava mu byaha, bizabera umubiri wawe n'amagufa gukira no kugira imbaraga, byose bigere no ku musokoro wawe. Urumva ukuntu Uwiteka akomeye. Hahirwa ubonye ubwenge n'ubona ubushobozi, kuko inyungu zabwo ziruta kure ifeza n'izahabu. Ubwenge n'ubushishozi. Wibuka umwami Salomo yasabye Imana ubwenge n'ubushishozi, ariko noneho Imana kubera ko atahisemo ibintu, Imana imwongeraho no gusobanukirwa. Ibi bintu byose ugasobanukirwa, ukavuga uti ndasobanukiwe, noneho ukagendera mu nzira z'Uwiteka, byanze bikunze ibyo bintu bizakurutira amafaranga. Icyo tutumva ni uko Imana Uwiteka iyo tumwizeye akatuyobora, na bya bintu byose dukeneye arabiduha, byose abirenzaho. Ubwenge ni igiti cy'ubugingo ku bantu babugumana, ababukomeza barahirwa. Kandi gusubiremo, ubwenge ni igiti cy'ubugingo ku bantu babugumana bakabukomeza, baba abanyamahirwe. Izina ryanjye Muhirwa rero nizere ko aricyo ryarishoboje, kubera ko namenye ubwenge bw'Uwiteka, ndabukomeza ndabugumana, mbwizirikaho, kuko nabonye aho Uwiteka yankuye. Ndavuga ni Imana, aho nkuye maze gusoma ijambo ry'Uwiteka, ndavuga ese nabagaho cyangwa ntago nabagaho? Niyo rero nahise mvuga nti ijambo ry'Uwiteka ngiye kuryizirikaho, ndisoma amanywa nijoro, ndarisoma koko. Ijambo nisoma bwa mbere narisomye kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe, ndaryiga, ndandika, ndasobanura, ndasesengura, ndabaza, nkurikira umurongo w'Uwiteka, ndavuga nti ibi bintu mbyiga inyuguti ku nyuguti, mbyiga Umwuka Wera nsunika mbwira ati byige, nsoma ijambo kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe, ariko mfite umugambi wo kumenya umuntu wampaye agakiza, unkijije, untabaye ninde. Ngira uwo muhati, ndashakisha, Uwiteka agenda anyereka ibintu byinshi cyane nk'uko abyemeza mu ijambo rye. Hano mbaho ndibaza nti Imana mwami, namaze imyaka 30 n'ingahe yose nabaho, nari mbaye hone. Umva rero, ntukange gukora ibyiza kuba bikwiriye. Niyo umuntu akwiriye yuko umugirira neza, umugirire neza wifunga. Murabizi abantu benshi cyane bashobora kuba bafite ububasha, afite n'ubushobozi, akaba yashobora no kukugirira neza, ariko ntakugirire neza, akakwirengagiza. Ariko Imana ivuga iti hano, ntukange gukora ibyiza ku bantu babikwiriye. Igihe ufite ubushobozi bwo kubikora, bikore. Mugenzi wawe wimuyobya, ntukamutegure nabi. Ushobora kuba ufite ubushobozi, ufite inyigisho, ukavuga ati nimba imwe ariko ibi bintu azandenga, azansiga. Imana ngiye narayisabye, Imana nubona ibintu bigiye gutuma nyoba, bya bindi ijambo ry'Uwiteka mu Bagalati rivuga riti nubona amaso yanjye gucumura, ntuzatume ndeba. Amatwi yanjye najya kumva amabwirwe n'amabwire n'amatiku, ntuzatume mbyumva. Akaboko kanjye nikajya gukora adakorwa, nikazakora. Ikirenge nikijya kugenda kigiye kugenda nkabi, nikigenda. Ibyo bintu sizikubiza. Ijambo ry'Uwiteka ravuga riti bicike. Benshi rero bakagira ngo gufata umupanga cyangwa icyumuka bice, no. Ntureba ahubwo mu matwi, ntutume abantu baza kuduhira bakubwira amateshwa, umuntu uvuga abandi, ibintu bita gossip. Njya mvuga mu Cyongereza ngo gossip is not a gospel. Kuvuga
kuvuga abantu ntabwo ari ijambo ry'Uwiteka. Nubwo bijya kwitiranwa gossip and gospel, bijya kwitiranwa. Abantu rero bavuga amagambo ntabwo bavuga ubutumwa, bavuga abantu bavuga ubutumwa na gato. Ntugategura umuntu nabi mugenzi wawe niba afite impano Imana yamukize. Usiko ushobora kubona umuntu w'umuturage ukamwita ngo umucayi, umuntu wa umuntu wa fake udashobotse, ukanga kumufasha, kandi wenda imbere hawe hazakujyana mu bugingo, ari we wari kuzagucira yanzira nawe kugira ngo ugere ku bugingo. Ibintu by'Uwiteka birajimije cyane ku buryo kubyumva dufite ubwibone. Ubwo bwibone dufite tugomba kubufasha hasi kugira ngo noneho dukore cya gihugu cy'isezerano kw'Imana izatuma tubaho dufite urukundo. Ushobora kugira urukundo rero uri mu mashyari, uri mu matiku, uri mu magambo, udafasha mugenzi wawe mutegure neza. Kandi mugenzi wawe ukuri iruhande akwizeye, akakwizera, nubwo Imana itubwira ngo ntuzizere umwana w'umuntu, ariko kandi Imana irakubwira ngo niyagira umuntu kwizera. Nuvuga ngo harimo kugeragezwa kabiri. Hari ukutapfa kwizera umwana w'umuntu uko Imana itubwira, ariko nawe umuntu yizeye akakubwira ibye cyangwa akakugira gute ugacya bamushyize hanze, ufite akaga gakomeye cyane. Ufite akaga gakomeye cyane. Niyo mpamvu njye nsaba Imana, Mana, hari igihe nshobora gucikwa nkavuga navuga umuntu, ariko byo kuvuga ndagasetsa nkatwenza nkatera urwenya nkagira gute birashoboka kuba watwenza umuntu, ariko kugira ngo umbwire ibanga ryawe urimbwire uzajye kuryumva narishyize hanze, simbizi kuko sinzi nanjye aho bituruka, ariko ntibijya bimbaho nk'amabanga wenda ushobora kuba mbitse y'abantu bakaguhemukira bakagira n'ibintu bibi cyane, ariko muri abo bantu hakaba hatari umuntu wazumva ibintu bye yakubwiye biri hanze. Never kabisa. Ko nzi ko nk'Imana yabimpaye ubwanjye, nanjye sinzi ukuntu byaje, ariko ni nk'urugero kugira ngo neza gutanga urugero. Ndavuga ni umuntu yageze kunkora ibintu, ndatekereza ndamwana hasi nk'uyu muntu azi nk'ibanga mbitse ku bugingo bwe cyangwa ubuzima bwe, kuryo banga ndamutse ndishyize hanze ryasenya ubuzima bwe, ariko Uwiteka yanshyizemo ni no, don't, ntunabigerageze. Umuntu akaba yakorera nawe akakugira nawe akakwanga kugira ngo nta n'icyo mupfuye atanabizi kubera amabwiriza yumvise hirya no hino, atanazi ko ufite ibanga ryashyira ubuzima bwe hasi, ariko ibyo ngibyo ukabirenga ukavuga ati no, ntabwo ibyo bintu bizambarwaho, reka mbireke simbivuge, ugakora nka gutyo, kuko ubugome buri mu bantu, umugome umubisha azabona akaga. Reka turebe rero, ntugashamire n'umuntu nta mpamvu igihe atakugire nabi. Umuntu utakugire nabi wigira amatati nawe kubera nta mpamvu, wenda arakubwira amabwiriza yumvise ibintu wabwiwe. Ntubwire mugenzi wawe uti genda uzagaruke ejo nzaguha, kandi ufite icyo wamufasha. Hege bibaho kabanya nk'ukantu kakirengagiza, kandi wabona ko wari gukora ikintu, umutima wawe burya ijambo rimwe rikubwira rya jambo ritari kubwira ati gira gutya, jya uhita ubikora utabasha no kubazana kabiri. Ntukagirire ishyari umuntu w'umunyarugomo. Abantu babi hari video nakoze kuri abantu babi bakira, weho uri umukiranutsi cyangwa se uri umuntu ushaka kugenda mu murongo w'Uwiteka ukamugirira ishyari. Imana irakubwira ngo ntukagirire ishyari umuntu w'umunyarugomo, umuntu w'umugome mubi, kandi ntugahitemo inzira ze, kuko umuntu ugoramye yangwa n'Uwiteka. Umuntu mubi, umuntu w'umugome gutyo w'umunyarugomo yangwa n'Uwiteka, ariko abakiranuka bari mu ibanga ry'Uwiteka. Ntukagirire ishyari umuntu w'umugome, kuko bijya bituma bikabaza Mana bwa utunzi namye ntegereje ko utaza, kandi nkabona umuntu umugome umubisha arabigeraho atanavunitse, ahubwo yarangiza no kumubyimba. Bimeze bite? Imana ibikugerageza kugira ngo irebe ukwihangana kwawe aho kugarukira. Umuvumo w'Uwiteka uri ku nzu y'umunyabyaha n'umugome, ariko aheza mu rugo ni mu rugo rw'abakiranuka. Kiranuka rero, abanyabwenge bazaragwa icyubahiro. N'umunyabwenge ugahitamo ijambo ry'Uwiteka
uzaragwa icyubahiro, ariko abapfapfa bazabona isoni, za soni zikomeye cyane. Nkakubwira nti rero ibi bintu wibyihirana umaze kumva ibi bintu, andikamo aho hasi kuva uyu munsi ngiye guhinduka cukubiri n'urugomo n'ubugome, ubwikanyize, ubwibone n'ibintu byose bintanya n'Uwiteka bituma nishyira hejuru, byose ndabyanze. Numara kubishyira aho ngaho rero ukavuga ati ndabyanze, ngiye guhinduka, ukandikamo ukabyemeza, ukavuga ati Mana dore ikibi nakoze, ukaza bya bindi abantu bavuga ngo ukihana, ukiyeza. Uyu munsi ukavuga ati kuva uyu munsi ngiye gutangira kugendera mu murongo n'umujyo w'Uwiteka, ndizera neza ko uzakizwa ukazaragwa nawe ubwami n'ubutunzi bw'Uwiteka, kuko ugiye gutangira gusoma ijambo, wava ku itangiriro ukagera ku byahishuwe uko nabiberetse, urisome usobanukirwe, bityo ntuzongere kurangwa n'urugomo, ubugome cyangwa uburyarya cyangwa ubucakara cyangwa uburiganya, ubucabari bundi bwose ugenda nabyo byose ubifashe hasi, ubyiyambure. None uvuga ati nanjye ndashaka kubaho, andikamo aho hasi ati ndiho ndashaka kubaho, reka mbeho. Nubishobora rero urabuganje. Nkakubwira nti rero mbere yo gusohokamo kandi aho like kugira ngo ubutumwa bukwire ahantu hose. Tuzi neza ko YouTube kugira ngo abantu bagerwaho n'ubutumwa nk'ubu bakanguke, mugomba kubusangiza abantu. Andikamo uti dore isomo mvanyemo uyu munsi ni iri ngiye gukurikiza. Kuva uyu munsi ya minsi ya nyuma nayo izasange warihannye, wariyejeje. Nibyo bizatuma abantu benshi bajya mu irimbukiro batabizi. Umuntu w'umugome rero cukubiri nawe ntukagendere mu nzira ze, ntukamugirire ishyari, kandi ngira ngo ubu ngubu ugiye gushakisha ubwenge bw'Uwiteka, ushakishe umutima n'urukundo by'Uwiteka, byo bizakwambutsa. Nkabashimiye rero mwe mukomeje kwiyandikisha ku bwinshi, binyera ko munyote ukuri amanywa nijoro. Nawe utariyandikisha, iyandikisha kugira ngo ukuri nk'uku kujye kubatura imbohe. Nkabashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, todahaba tov meyot.